Tubahaye ikaze mu biganiro byacu kuri iyo Senge show. Uyu munsi tugiye kuganirira hamwe ku kibazo gihangayikishije abantu benshi hano ku isi. Ikibazo kiragira kiti: ese imibabaro izashira? Iyo urebye amakuru kuri televiziyo cyangwa ukumva radiyo, usanga ikivugwa cyane ari intambara, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ibyorezo by'indwara ndetse n'ibindi. Tekereza noneho ku bibazo wowe ubwawe wifitiye. Ushobora kuba ufite umubabaro uterwa n'uburwayi cyangwa se kuba warapfushije uwo ukunda. Ibyo byose tubona cyangwa duhura nabyo bituma twibaza tuti: ese ibi ni byo Imana yashakaga ko bitubaho njye n'abandi bantu? Niki cyamfasha guhangana n'ibibazo mfite? Ese twakwiringira ko hari igihe isi izaba irangwa n'amahoro? Bibiliya itanga ibisubizo bishimishije kuri ibyo bibazo. Uyu munsi reka turebere hamwe uko Bibiliya isubiza iki kibazo kigira kiti: ese twakwiringira ko hari igihe isi izaba irangwa n'amahoro? Bibiliya isubiza iki kibazo mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 21 umurongo wa 3 ndetse n'uwa 4. Reka tuhasomere hamwe. Ibyahishuwe igice cya 21 umurongo wa 3 n'uwa 4 haragira hati: nuko numva ijwi riturutse kuri ya ntebe y'ubwami rirangurura rigira riti: dore ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, izaturana nabo kandi nabo bazaba abantu bayo. Imana ubwayo izabana nabo, izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi kuboroga cyangwa gutaka cyangwa kubabara ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Dukurikije ibyo dusomye muri iki gitabo cy'Ibyahishuwe, biraduha icyizere cy'uko Imana izakuraho ibibi byose, imibabaro yose igera ku bantu muri iki gihe. Gusa ntiwihutire kumva ko ibyo dusomye muri iki gitabo cy'Ibyahishuwe ari ibyifuzo by'abantu gusa. Imana yasezeranije ko izatuma bibaho, kandi Bibiliya igaragaza uburyo Imana izakoresha kugira ngo ibigereho. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzasuzumira hamwe ikibazo kibaza kiti: ese koko dushobora kwemera ibyo Bibiliya ivuga? Mwakoze kubana natwe kandi mukomeze mugire ibihe byiza, naho ubutaha.